abandimwe turahimbaza icyumweru cya gatanu cy'umweru y'igisibo. Buri munsi rero tariki ya 7 ukwezi kwa Mata 2019 tukaba twibuka ku nshuro 25 Jenoside yakorewe Abatutsi mu gihugu cyacu mu 1994. Kuko nabivuga rero hakaba ari ubutumwa bw'Episkopi Gatolika mu Rwanda bagereye abakristu mu kwibuka ku nshuro 25 Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Ubutumwa rero bugizwe n'uduce dutanu tugufiya, hakiyongeraho intangiriro ndetse n'umwanzuro w'ubutumwa. Abepiskopi bacu rero baragira bati: bakristo bavandimwe, uyu mwaka turibuka ku nshuro 25 Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Imyaka 3 ishize y'ikenurabusyo ridasanzwe yari igamije gutegura kwibuka kubaka ubumwe bwacu. Ibyo tukabikora mu kwemera Yesu Kristo waducunguye no mu rukundo rwa kivandimwe. Twebwe abepiskopi banyu tuboherereje ubutumwa twifuza kubabwira ko kwibuka ari umukoro w'ubuzima bwose umukristo wese afite, cyane cyane umunyarwanda. Tugomba rero kunogera Imana mu rugendo rw'ubwiyunge tubihuza n'ibanga rya Pasika ya Nyagasani. Mu myaka 3 ishize rero twakoze urugendo rwo kuzirikana no kwakira impuhwe z'Imana Data. Tukaba twarayimbaje umwaka 2016 kuzirikana ku ngabire y'ubusaserdoti nyobozi no kugaragaza uruhare rwabo mu nzira y'ubwiyunge. Twabizirikanye mu mwaka 2017 ndetse no mu mwaka ushize udasanzwe w'ubwiyunge twitabira amasengesho n'ibikorwa by'urukundo bigamije gushimangira ubwo bumwe. Rero byabaye muri 2018. Niyo mpamvu tutahwemye kubibutsa ko Imana yashatse kwiyunga n'abantu kandi ko yaduhaye umwana wayo w'ikinege Yesu Kristo, umusaserdoti mukuru wadutoze kwiyunga bivuye ku mutima. Kristo nawe yaremye isakramento y'Eucharistia n'iry'ubusaserdoti kugira ngo atwunge nawe ubwe, anatwunge hagati yacu, dukataze utagerura muri iyo nzira y'ubwiyunge, kuko ari urugendo tugomba kunoza no gukomeza. Turabashimira ko mwakomeje kugaragaza kwicuza no gusaba imbabazi. Ibi tukabikora kandi tubishishikariza abakristo bacu, ari nako dufata ingamba ku myitwarire igomba kuranga umukristo mu rwego rwo guhashya ivangura n'irondakoko byatubyariye amarorerwa ya Jenoside twibuka. Igice cya mbere, agace ka mbere rero k'ubutumwa karagira kati: kwicuza, gusaba imbabazi no kuzitanga biri mu nshingano zacu. Twebwe ababatijwe tugasanga Eucharistia ntagatifu hari ibyatubayemo bidakwiye abakristo, habaye irondakoko kugeza ubwo hakorwa Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Tuba tumaze kumva uburemere bw'inabi yagiriwe bagenzi bacu, twahisemo kugaruka ku cy'ibanze kiranga ubukristo, urukundo rw'Imana rwa mugenzi wacu. Tubifatiye ingamba zihamye. Yesu ati: nimukundane kuko nanjye nabakunze, kuko tubisanga mu Ivanjili ya Yohana 5:52. Twagize umwanya wo kwicuza no gusaba imbabazi, kandi na n'ubu turacyazisaba kubera abakristo bacu bijanditse muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Abakristo twizera impuhwe z'Imana zishobora byinshi, ariko tugomba gukomeza gusaba imbabazi no kuzitanga, kuko ari inshingano zacu mu kwibuka abacu bazize Jenoside n'ingaruka zayo. Twabura kwishimira bamwe mu bakristo bafashweho urugero rwiza mu rwego rw'igihugu, ababaye intangarugero mu myitwarire yabo mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi. Baranzwe cyane cyane no kutarobanura amoko, kandi hari n'abandi bazwi neza n'abari hafi yabo, aba nabo bazashyira babishimirwe. Ni imbuto nziza Imana yabikiye muri Kiliziya yacu, dore ko hari n'abahasize ubuzima bwabo. Izo ngero nziza mu byibuke ziberaho kugaragaza indangagaciro z'ubukristo ngo zibere abandi icyitegererezo. Agace ka kabiri karagira kati: urugendo rw'ubwiyunge ruracyakomeza. Hakozwe byinshi kandi byiza
kugira ngo abantu basubirane icyizere kandi ubuzima bushoboke mu mibereho no mu mibanire yacu. Nyuma y'icuraburindi rya Jenoside yakorewe Abatutsi, urumuri rw'izuka rya Nyagasani ntirwazimye. Gusaba imbabazi no kuzitanga bigenda biba umuco wo kubaka ejo heza ha buri wese, ariko nyuma y'imyaka 25 ntawavuga ko urugendo rw'ubwiyunge rwarangiye. Gushimira ibyo twagezeho ntibidukingirize ingorane zikiriho. Hari abashikamiwe n'ibikomere by'umubiri n'iby'umutima bagikeneye inkunga zitandukanye zabafasha kwiyakira muri bo no kwiyunga n'abandi mu bwisanzure burambuye. Hari kandi n'abakiri imbata z'irondakoko, bikagaragarira mu mvugo no mu myitwarire ikomeretsa abandi, ari nako bihembera ingengabitekerezo ya Jenoside. Icyakora hari intambwe imaze guterwa kandi imbaraga n'ubushake benshi bafite biduha icyizere ko ubukristo bwacu n'uburere mboneragihugu bishobora kutubyarira ubuvandimwe bunoze mu nzira y'ubwiyunge dukomeje. Agace ka gatatu karagira kati Pasiteri Nyagasani niyo nzira y'amizero yacu. Muri myaka 25 tumaze kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, byagiye bihuza n'uko turi mu gihe cya Pasika, aho twibuka ububabare, urupfu n'izuka bya Nyagasani Yesu Kristo. Niho hari ishingiro ry'ukwemera kwacu. Imbere y'amahano ya Jenoside n'ingaruka zayo, umukristo nyawe abonera igisubizo mu rupfu n'izuka bya Nyagasani. Pasika ya Nyagasani Yesu irangwa n'urukundo rwitanga Yesu yatugaragarije. Nikomeze idufashe kubaka icyizere cyo gutsinda inabi n'urwango byaranze amateka mabi y'igihugu cyacu. Bityo urukundo rwa mugenzi wacu n'icyubahiro tugomba Imana bitubere icyomoro cy'ibibi twaciyemo. Yesu ati, icyo mbategetse ni uko mukundana. Yohani 15:17. Agace ka kane karagira kati umwanya w'Ukaristiya ntagatifu mu kunoza urugendo rw'ubwiyunge. Muri batisimu twahawe roho umwe, turangwa n'ukwemera kumwe. Ukaristiya duhabwa itwubakamo ubumwe, igashimangira ubuvandimwe, ikanoza inzira y'ubwiyunge. Iryo sakramento ry'urukundo dusangira riduha imbaraga zo kwigorora n'abo twaherukiye, tukavugurura imibanire yacu. Koko rero Ukaristiya ni isoko n'indunduro y'ubuzima bwose bwa Gikristo, kuko Ukaristiya ntagatifu iri mu bukungu bwose nyobokamana bwa Kiliziya. Ni ukuvuga Kristo ubwe ari we Pasika yacu, umugati w'ubuzima, umubiri we muzima kandi ubeshaho ku bwa Roho Mutagatifu, uha abantu ubugingo, ubatumira kandi ukabaganisha no gutura ubuzima bwabo bwite, imirimo yabo n'icyitwa ikiremwa cyose bamwisunze. Kwibuka ku nshuro ya 25 Jenoside yakorewe Abatutsi bibaye mu gihe twitegura ihuriro mpuzamahanga ry'Ukaristiya ntagatifu rizabera i Budapest muri Hongiriya umwaka utaha. Iryo huriro mpuzamahanga rya 52 rizadukangurira kuzirikana by'umwihariko kuri Ukaristiya rishingiye ku ngingo dusanga muri Zaburi, niwe soko y'ibyiza byose. N'amagambo ya Zaburi ya 87:7. Iyo ngingo izadufasha kurushaho kumva umwanya ukomeye Ukaristiya ntagatifu ifite mu buzima no mu butumwa bw'Umukristo. Muri Kiliziya Gatolika mu Rwanda tuzaboneramo gukomeza kuzirikana ko Yesu duhabwa mu Ukaristiya aduha ubumwe no kwiyunga. Kubera uwo mugati umwe, nubwo twebwe turi benshi tugize umubiri umwe, kuko twese nyine duhujwe n'umugati umwe. Ibisanzwe barambere y'Abanyakorinto umutwe wa 10:17. Ubukristo butuma tugera ku buvandimwe burenga imipaka, kuko Ukaristiya ntagatifu ihora ibuhungabunga.
bityo tugasobanukirwa neza agaciro k'ubuzima bw'Imana mu bantu. Ingingo agace ka gatanu nako kanyuma kabanziriza umwanzuro karagira kati imyaka 25 yashize habayeho jenoside yakorewe Abatutsi. Bakristo dukunda, twebwe abepiskopi banyu muri iyi myaka ishize ntitwahweye gushishikariza abagize uruhare muri jenoside kwicuza no gutiyuka gusaba imbabazi. Turashimira ababishyize mu bikorwa, byarababohoye byohereza ubuzima n'abo bazisabye. Turashimira kandi abatanze imbabazi nabo byarababohoye biborohereza ibikomere ku mutima kandi bibegereza Imana n'abavandimwe babo babahemukiye. Muri make, inzira yo gusaba imbabazi no kuzitanga niyo soko y'imbaraga zo gukomeza kunoza inzira y'ubumwe n'ubwiyunge no komora ibikomere bikiriho. Hariho abagitsikamiwe koko n'ibikomere bya jenoside n'ingaruka zayo. Bene abo turifuza ko bakomeza kubona abababaha bakabafasha mu bubabare bwabo, bakabaherekeza mu rugendo rwo kwiyubakamo icyizere cyane cyane ku mfubyi n'abapfakazi. Hariho kandi n'abari mu magereza kubera inkurikizi za jenoside yakorewe Abatutsi. Harimo abageze mu zabukuru n'abafite indwara zitandukanye. Abo bantu bagomba gufashwa, hakanarebwa uburyo bakoroherezwa ibihano, ariko kandi nabo bagakomeza kwinjira muri gahunda yo gusaba imbabazi no kwiyunga nabo bahemukiye. Tubazwa kandi no kumva ko hari abashyizwe mu kato n'imiryango bakomokamo itabasura. Turashimira amatsinda y'Abakristu abagoboka, dukangurira Abakristu bose kutabatererana. Muri urugendo rw'ubwiyunge dukomeje, turazirikana kandi ingo z'abashakanye, nizo gicumbi cy'urukundo, ubumwe n'ubuvandimwe. Abantu bashinga urugo aricyo bagamije. Niyo mpamvu mu iyogezabutumwa no mu burere mboneragihugu agomba gushyirwa imbaraga mu kubaka ubwiyunge bw'Abanyarwanda no gukizwa ibikomere twasigiwe n'amateka mabi yacu duhereye mu ngo z'abashakanye. Urubyiruko ruva muri izo ngo twubaka rubaho uko ababyeyi barureze. Nitubarera neza nta macakubiri tubatoza cyangwa se batwumvana, bazabaho neza. Tubarinde umurage mubi, tubatoze umubano mwiza ubwitangiye no guharanira gukora igitunganye. Umwanzuro: Bakristo bavandimwe, kwibuka ku nshuro ya 25 jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, twebwe abepiskopi banyu turabasaba kuzirikana kurushaho urukundo n'impuhwe z'Imana iteka n'urukundo rutagira uburyarya rwa mugenzi wacu. Niba ari jenoside twibuka yaratewe no kubura urukundo rwa mugenzi wawe n'inzangano zishingiye ku irondakoko, umuti wabyo ndetse n'ikintu twatanga ni ukubakira Kiliziya yacu urukundo n'ineza dukesha umwami wacu Yesu Kristo. We yagize ati, ntawagira urukundo ruruta urw'umuntu ruhara amagara ye kubera inshuti ze. Yohani 15:13. Ibyabaye muri jenoside yakorewe Abatutsi n'ingaruka zacyo byateye akababaro n'agahinda gakomeye, byonona imibereho n'imibanire by'Abanyarwanda. Abakristo dufite inshingano n'ubutumwa byihariye. Mbere na mbere ni ukuba abanyampuhwe nk'uko Data wo mu ijuru ari umunyampuhwe. Luka 6:36. Tukanaba Abakristo batwaye ku mutima kandi bagaragaza mu migirire yabo urukundo rwa Yesu Kristo mu bantu. Niwo muti w'ibanze womora ibikomere, ukegeranya abantu, maze umucyo w'amahoro ugatamanzura mu baturanyi. Bikira Mariya Umwamikazi wa Kibeho watugaragarije ko aturi hafi ndetse akanatuburira
nadufashe kunoza inzira y'ubumwe n'ubwiyunge, twishimire ibyagezweho twubaka ibirenzeho kandi tugamije ejo heza ha buri wese. Bikorewe i Kigali tariki 25 Werurwe 2019, umunsi mukuru wa Bikira Mariya amenyesha bazabyara umukiza, abepiskopi bose bashyizeho umukono wabo. Nyagasani Yesu